Mu myaka ya vuba hari ikintu kidasanzwe cyatangiye kuba mu kazi hirya no hino ku isi. Abantu baracyajya ku kazi, baracyasoza inshingano zabo, baracyabona imishahara, ariko mu by'ukuri benshi muri bo mu mitima bamaze kuva muri ako kazi. Iyi myitwarire yiswe quiet quitting ntibivuze ko abantu babaye abanebwe, kandi ntibivuze ko bahagaritse gukunda ubuzima. Bisobanuye ko bahagaritse gutanga byinshi birenze ibyo bahabwa. Bahagaritse gutamba igihe cyabo, imbaraga zabo, ibitekerezo byabo n'ubuzima bwabo mu mirimo itakibishyura bijyanye n'uko bakora. Quiet quitting si uburyo bushya bw'imikorere, ni ikimenyetso cy'ikibazo gikomeye kiri mu bukungu n'imikorere y'akazi k'iki gihe. Mu gihe cyashize akazi gasanzwe kari gafite icyo gasaba. Isezerano ryagiraga riti kora cyane, komeza kuba umwizerwa, uzamuke mu ntera, uzagororerwa. Ariko ku bantu benshi uyu munsi iryo sezerano ryarashize. Imishahara yahagaze kuzamuka, nyamara ibiciro by'ubuzima bikomeza kuzamuka. Inzu, ibiribwa, ubuvuzi, amashuri, byose bigenda bifata hafi umushahara wose. Kuzamurwa mu ntera biragorana. Umutekano w'akazi ntiwizewe, kandi umunaniro ukabije burnout wabaye ibisanzwe. Abantu benshi bakora amasaha yose ariko bagakomeza kubaho mu bukene. Niyo mpamvu benshi bahisemo kudahita bareka akazi burundu, ahubwo bagahitamo kureka akazi bucece, bakora ibiri mu masezerano gusa, bakarinda ubuzima bwabo bwo mu mutwe, bakitandukanya n'akazi katakibaha icyizere. Mu gihe iri hinduka ribera mu kazi, hari n'indi mpinduka ituje iri kuba mu buryo bw'ubukungu, itangiriye kuri telefone zisanzwe abantu bagendana. Pi network yaje itari isezerano ry'ubukire bw'ako kanya, ahubwo izanye igitekerezo cyoroshye ariko gikomeye. Byagenda bite abantu basanzwe bashoboye kwitabira bubaka ubukungu bushya bw'ikoranabuhanga, batabisabiye amafaranga cyangwa ngo basabwe amafaranga menshi y'umurengera, badasabwa ibikoresho bihenze cyangwa ubumenyi bwihariye? Byagenda bite amahirwe y'ubukungu atagenewe ibigo bikomeye n'abashoramari gusa, ahubwo akagera kuri buri wese ndetse na rubanda rusanzwe? Aha niho quiet quitting na Pi network bihurira. Quiet quitting ni ukwisubiza imbaraga zawe. Pi network ni ukwiyubakira ubushobozi bw'ubukungu. Kimwe ni igisubizo ku guhohoterwa n'imirimo itubahiriza uburenganzira bwa muntu. Ikindi ni inzira nshya yo kudashingira ku kazi kamwe gusa. Byombi bigaragaza ihinduka ry'uko abantu babona akazi, agaciro kabo n'ubwisanzure. Pi network ntiyubakiwe abacuruzi bashaka inyungu zihuse cyangwa abakurikirana igiciro gusa. Yubakiwe abantu bumva bafungiwe mu mirongo y'ubukungu itabaha amahirwe yo gutera imbere. Umuntu wese ufite telefoni igendanwa ya smartphone ashobora kwitabira uyu mushinga wa Pi network. Nta shoramari bisaba, nta mashini zihenze, nta ruhushya rwihariye. Ibi kandi si impanuka, ni umusingi wa Pi. Pi yubakiwe abantu bose, cyane cyane ababuze amahirwe mu zindi mpinduramatwara z'ubukungu zigenda zibera ku isi muri iyi minsi. Ku muntu uri muri quiet quitting, Pi itanga ikintu gikomeye: amahirwe yo kubaka ejo hazaza atarinze kugira byinshi yigomwa cyangwa guhita ava mu kazi ako kanya. Aho gushyira imbaraga zose mu mukoresha umwe, umuntu ashobora gutangira kubaka umutungo w'ikoranabuhanga buhoro buhoro, akiga ubumenyi bushya, akinjira mu mahirwe yo kuri interineti, kandi agahuza n'abandi mu isi yose ataretse akazi ke ka mbere k'ibanze, kandi adahuye n'ibyago bikabije. Pi network ntigusaba byose icyarimwe, ikura gake gake kandi igakorana na buri wese bucece, ariko nanone mu buryo buhoraho kandi buzatanga umusaruro ejo hazaza. Icy'ingenzi kurushaho,
payi ihindura uko umuntu yibona. Mu kazi gasanzwe abantu benshi baba ari abakozi gusa bagurisha igihe cyabo. Muri payi netiwaka umuntu aba umwubatsi w'agaciro, agira uruhare muri ekosisitemu, akoresha ama application, acuruzanya n'abandi kandi agafasha kubaka ikoreshwa rifatika ry'ifaranga. Ibi bihindura imitekerereze. Ureka kwibona nk'umukozi gusa ugatangira kwibona nk'umuntu ufite ubushobozi bwo kwihangira agaciro. Uko ekosisitemu ya payi igenda ikura niko ifungura amarembo y'ubucuruzi buciriritse. Abantu bashobora gukoresha payi mu gucuruza serivisi n'ibicuruzwa, gushyigikira ubucuruzi bwo hafi yabo cyangwa gutangiza imishinga mito y'ikoranabuhanga. Ibi ntibisaba ko uhita ureka akazi uwo munsi. Bitanga inzira yo kwitegura, umutekano n'indi nkingi y'ubukungu. Ku bantu benshi bari muri quiet quitting, ibi nibyo baba bashaka. Si uguhanga akazi, ahubwo ni ukubona amahitamo. Hari n'ikindi kintu gikomeye: kudashingira ku isoko rimwe. Akazi gasanzwe gashingira ubuzima ku mushahara umwe. Iyo utakaje byose birahagarara. Payi itanga uburyo bwo kwagura aho wakura amaronko, umutungo no mu mitekerereze. Kumenya ko uri mu mushinga uri gukura, uri ku rwego rw'isi, kandi nawe ukagira uruhare mu kubaka. Ibi bigabanya ubwoba bwo gushingira ku mukoresha umwe, bigusubiza icyubahiro n'ubwisanzure bwo guhitamo. Umuryango wa payi nawo ufite akamaro kanini. Quiet quitting akenshi iterwa no kumva ko utabonwa cyane, udahabwa agaciro. Payi netiwaka yo yubakiye ku kwitabira kwa buri muntu. Abantu bagira uruhare mu bitekerezo, mu gukora ama application, mu gufasha abacuruzi no mu kwigisha abandi. Iyi myumvire yo gutera imbere abantu bafatanyije itanga imbaraga kandi igahanga akazi kadasanzwe, kandi akazi kazatanga umusaruro mu buryo burambye, ndetse n'ibisekuruza byawe cyangwa abantu bazakomokaho bakaba bazakabonamo inyungu. Iyo turebye ejo hazaza h'akazi, bigaragara ko isi iri guhinduka. Gukorera sosiyete imwe ubuzima bwose biri kugenda bishira. Uburyo bushya burimo kuzamuka bushingiye ku bwisanzure, ikoranabuhanga, decentralization n'imiryango y'abantu. Payi network ihuye neza n'isi y'ejo hazaza. Ntisimbura akazi ako kanya, ariko igabanya uko kagufata. Ntizeza ubwisanzure n'ubuzima bwiza bw'ejo hazaza, ariko yubaka umusingi ukomeye w'ubwo buzima bw'ejo hazaza. Niyo mpamvu payi idakwiye kurebwa nk'ifaranga rya kuri buto gusa. Ni igisubizo kuri sisitemu yananije abantu benshi. Ni igikoresho cy'abantu bananiwe gukorera byinshi ariko bakabona bike. Quiet quitting so gushishikariza abanebwe, ahubwo ni uguha abantu ubushobozi bwo gufata icyemezo ku buzima bwabo. Gukora ku mabwiriza yawe nicyo kintu umuntu wese aba yifuza kandi akabona umusaruro ashaka. Kubaka agaciro karenze umwanya ukorera nicyo kintu cy'ingenzi abantu baba bagomba guha agaciro, kandi igisubizo cya nyacyo kiri muri payi netiwaka. Kwisubiza ubwisanzure bw'ubukungu intambwe ku yindi nicyo kintu payi ishize imbere, kandi ishishikariza buri umwe wese kuba yakwinjira muri uyu mushinga kugira ngo yubake agaciro, anubake ejo hazaza, yubake ubukungu burambye bw'ejo hazaza buzafata imyaka n'imyaka ku buryo azanaburaga abamukomokaho. Quiet quitting ni ituze ribanziriza impinduka. Payi network ni kimwe mu bikoresho biri kubaka icyo gihe kizaza. Ikibazo si ukumenya niba abantu bari gusohoka muri sisitemu ya kera baramaze kuyivamo bucece. Ikibazo nyacyo ni iki: uzakomeza gufatirwa muri iyo sisitemu cyangwa uzatangira kubaka iruhande rwayo ikintu kiguha amahitamo akomeye kandi azahindura ubuzima bwawe?
zahindura ubwisanzure ndetse n'ubugenzuzi bw'ejo hawe hazaza. Ahari kwigobotora ubukungu ntibitangirana no kureka akazi mu rusaku, ahubwo bitangirana no kubaka bucece ndetse ukubakira hamwe n'abandi, kandi igisubizo cy'ibyo byose ni Bari Network.